urakaza neza kuri ya YouTube channel yacu rero ari nayo yanyu. Mwakoze subscribe mbabwira ibintu tugiye kuganiraho. Nkuko nagiye mbibasobanurira kenshi, ambwira ngo nshaka yuko tuzafata umwanya tukaganira ibintu byinshi, tugafata umwanya wo kwiga ku mateka cyane ashingiye kuri Bibiliya. Murakaza neza rero kuri channel yanyu ari nayo yanjye. Mysterious stories in the Bible. Ndagira ngo tuganire ku nkuru iri muri Bibiliya. In the Garden of Eden. Inkuru y'inzoka ivugwa, y'inzoka yari iri mu bustani bwa Edeni. A forbidden fruit. Ushobora kuba mwaragiye muyumva inshuro nyinshi. And the fall of humanity. Ndetse mukagenda mwumva kugwa kw'ikiremwa muntu no kwirukanwa muri Edeni. The story goes far beyond what meets the eye. Ese ndamutse mbabwiye ko ibyo mwagiye mwumva cyangwa mwagiye mubwirwa, what if the serpent wasn't just a snake at all? Nkababwira yuko inzoka mwagiye mwumva yari iri mu bustani bwa Edeni atari inzoka isanzwe, ahubwo ari ikiremwa cyari cyaraturutse mu ijuru. Age for a cosmic battle that impacts us. Cyari cyaratsinzwe urugamba kera imyaka yashize mu ijuru, bikaba ngombwa ko cyoherezwa mu isi. Cover what the original Hebrew text reveals. Mpamvu rero muri iyi video nabakore kuri YouTube channel ukore na subscribe bayita Simba Gaheza Official. Iyi ni ibintu byose bigiye kujya biberaho kuva ku wa mbere mpaka ku cyumweru bunini non stop. This ancient story. Ndagira ngo tugende dusome inyandiko za kera z'abagereki z'abaromani ziki zose, ikindi inyandiko zivuga kuri iyi nkuru y'inzoka yo mu bustani bwa Edeni. Journey through the Bible to see how this deception in bimere nka hari urugendo tugiye kunyuramo duca muri Bibiliya. Need for a savior. Tugende turebe ngo muri Bibiliya bivugaho icyese ubundi koko inzoka ivugwa muri buriya bustani bwa Edeni ni inzoka isanzwe, ino nzoka tubona cyangwa ikindi nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Icyo usabwa nta kindi, kora subscribe, share, comment, igihe cyose uri buze kubona ko ari ngombwa. Ariko subscribe ubundi ikenewe na mbere y'ibindi byose. Wabona n'iyi nkuru iri interested ukaba wayihereza n'undi muntu ukamubwira uti umva ku kantu ariko wumva ukuntu ibintu biba bimeze. We'll see how this same story reveals a promise of hope. Turaza kubona ukuntu inkuru ivugwa muri mu kwirukanwa kw'abantu bo muri Edeni, ubwo ndavuga Adamu na Eva, that was planned from the beginning and fulfilled through Jesus. Buryo iriya nkuru ijya gutangira n'ubundi Imana yahise ipanga ukuntu izabatuye ikiremwa muntu bakiza icyo cyaha bari bisanzemo, igatangira nyine icyo gihe n'ubundi to uncover the full truth. Mwebwe icyo mbasaba nta kindi tubane muri iyi video yose paka irangiye kugira ngo muze gusobanukirwa ibintu byose mu gitabo cy'itangiriro, cyane ko abantu babiziho amakuru ya nyayo yimbitse kiriya gitabo cy'itangiriro. And how the story of deception and hope impacts. Tumenye ngo inkuru za kera zibivugaho iki. Trust me, you will. Ubuzima bw'uyu munsi bwo bimeze bite? Share. Mwe munyizere. If you find this story fascinating, please. Nuza kubona inkuru ari nziza kuko kwinginze gukanda kuri iyo buto ya subscribe iri aho hasi. Kwibona. Subscribe to our channel. Utange share ahantu hose ariko tugendane kandi tugendane neza. Forget icyo kintu nababwira with someone who needs to hear it. Iyi video umuntu uri buze kubona uko ukabona yikeneye cyangwa se hari ikintu kizima yavanamo uze kuyimuhereza. With your thoughts. Let's naga comment ugasigaho hasi. It truly means for us today. Let's begin with what most of us have learned. Reka dutangire ubundi twinjire muri iyi nkuru nyirizina bitewe n'icyo mwese muzi inkuru ya Adamu na Eva, serpent in the Eden. Babaga mu busitani bwa Edeni. One of the most well-known narratives in the Bible. Inkuru yagiye ivugwa kenshi cyane, abantu mukayimenya cyane ko yanditswe muri Bibiliya mu gitabo cy'itangiriro, ariko abantu bayisobanukiwe ni bakeya. Genesis chapter 3 verse 1 it says, umutwe wa gatatu umurongo wa mbere haravuga the serpent was more crafty than any inzoka yari yarikenge mu zindi nyamaswa zose zo mu gasozi. In Sunday school lessons, portrayed as a literal talking snake. The to Eve is iconic. On the surface, the serpent deceives Eve. She eats the forbidden fruit, shares it with her, and as a result, both are cast out of the garden. This is seen as the origin of sin and the reason talking snake appears in the story in the first place. What creates such a creature capable of deceiving his creation? The ability to speak God's command. These are questions many people don't
not ask hano hari ibibazo abantu benshi mutajya mukunda because kwibaza we're conditioned to accept the story kandi impamvu mutabibaza nuko twakiriye inkuru gutyo tuyimira bunguri. most amatorero menshi, insengero nyinshi zitwigisha gutyo. interpretations view the serpent as simply a snake used by Satan ubundi uzasanga ibitabo byose bijya kuvuga inkuru y'inzoka yashutse Eva, ugasanga babiyivuga nk'aho ari inzoka nyine iraha isanzwe bisanzwe. about his plan. However, yashutswe na shitani kugira ngo ibyo shitani yashakaga bigerweho. the traditional understanding leaves us with several unanswered questions. iyo tubyakiriye gutyo buri hari ibibazo byinshi biba For bisigaye instance, tudasubijwe. Eve not Wibaze ngo byagenze gutya. startled by a talking snake, ese ubundi ni gute Eva yaba yarashutswe n'iyo nzoka? encountering a speaking animal would be a ese ubundi inyamaswa ivugayo. concern. But Eve nibyo ni kuki tutajya tubyibazaho ngo tuvuge ngo ese wa mugani iyo nzoka yavugaga gute, iyo nzoka engaged yavuga ibiki? in a rational conversation with the ese ikiganiro cyabaye hagati ya Eva n'iyo thing nzoka that they have perceived byagenze gute? something more than just an ordinary snake. ese ubwo mwindi bituma mwumva yuko ashobora kuba yarahuye n'ikindi kintu kirenze iyo nzoka isanzwe, inzoka indi kururuka mu byatsi bye? If we take this story literally, iyi nkuru we are ntituyiga faced with twitonda. the idea that a snake caused the downfall of humanity. turaza kubona neza kuko ko iyo nzoka Yet- ariyo yatumye ikiremwa muntu aricyo kijya hasi kigatandukana Given n'ubwiza that bw'Imana. in Genesis ndetse inzoka nayo ikaza guhanwa mu gitabo cy'itangiriro, mwarabibonye. chapter 3 verse ubwo 14 ni mu gitabo cy'itangiriro umutwe wa gatatu suggests umurongo wa 14. ndagira ngo mufate bibiliya tujye dusomana tugendane, something deeper. niho habisobanura ndetse So hakabisobanura the neza. Lord God said to the serpent, Imana yabwiye iyo nzoka imaze gushuka Adamu na Eva, irababwira ngo because Imana ibwira iyo nzoka you have done this, kubera ibyo ukoze cursed are you above all livestock, and ndakuvumye mu nyamaswa zose, abizo mu rugo abe n'izo mu gasozi. you will crawl on your belly, uzakururuka ku nda yawe and you will eat dust all kandi uzarya the umukungugu of your life. iminsi y'ubuzima bwawe bwose. The image of the serpent being cursed to crawl ubundi ishusho y'inzoka bavuga hano yavumye its belly has igenda ikururuka ikuruza inda yayo hasi. explanation for why snakes slither. But is this ibyo byo birasobanutse kuko n'ubundi inzoka zigenda really zikururuka. what the text is saying? ariko se koko nibyo uyu murongo cyangwa ibi Or is byashakaga kuvuga, like meaning that we're cyangwa se hari ubundi missing? busobanuro hano tutabonye? Next question, ibyo bihita bituma tujya ku what kindi is kibazo. the forbidden fruit? ese ubundi urubuto rwari rwarabujijwe Imana yari yarabwiye Adamu na Eva ngo ntibazarye? Many urwo rubuto rwo is an apple, but the Bible doesn't abantu benshi batekereza ko urwo rubuto ruvugwa muri Bibiliya ari rino cunga specify risanzwe, what kind of fruit it was. cyane ko Bibiliya itajya ipointinga ngo ivuge ngo urwo rubuto ubundi rwari urubuto The runuru. focus is not on the type of fruit, but on ikibazo rero hano nta nubwo gisigaye ari urubuto ya obedience. ikibazo cyavutse hano ntago ari uko bari urubuto cyangwa iki, ahubwo ni agasuzuguro basuzuguye Imana, The bakanga serpent kumva Imana yari yarabaremye, bakanga kumvira amategeko yayo, bo bakikorera ibintu yari yarababujije. And Adam- icyo nicyo cyari ikibazo cya mbere. naho kurya urubuto byo nta byari biri. the knowledge of good and evil, making bamaze kurya urubuto, cyane ko urwo rubuto rw'ubwenge, kumenya icyiza them n'ikibi. God. Genesis chapter 3 verse 5. mugiye mugasoma neza mu itangiriro umutwe wa gatatu umurongo wa gatanu, Crucial detail niho hasa as nk'abisobanura neza akantu it's ku the kandi. nature of the temptation. aho Eva yari yaguye nyine mu moshya arimo It's ageragezwa. just about eating a fruit. ikibazo hano ntabwo cyari icyo kurya urubuto, Wisdom and power ahubwo ni uko bashakaga kugira ubwenge bakagira of n'imbaraga. God's guidance. nyine bari bashatse kwereka Imana ko nta bufasha bwayo bagikeneye, nabo bimenyeye ubwenge byose babyimenyeye. ari naho hanini usanga Imana yaravuze itoke, nimba mwumva mwabimenye noneho nimugende mwibaneho. Interpretation paints the serpent as a villain, ibishushanyo bya kera ubundi byagiye bishushanya inzoka nk'aho ari inzoka isanzwe, Adam as the silent participant. cyane yuko muri iyo nkuru nimba mwarabibonye neza mujya musoma iriya nkuru, buriya Adamu ntago agarukwaho inshuro nyinshi, nta nubwo avugwaho cyane. It's a straightforward story of temptation and disobedience, inkuru iri hano ni inkuru yo kutumvira ndetse no kutubaha one no that's kwihangana batigeze easy bagira. to tell and understand. ni But inkuru utapfa is kuvuga it gutyo really gusa. that simple? Is ese mukeka ko the byari ibintu byoroshye something gusa? more than a clever animal, or is there more to the story hidden? mutekereza ko iyo nzoka yabashutse yari inzoka isanzwe cyangwa se hari indi nkuru yihishe inyuma? The original Hebrew text. reka tujye noneho mu bitabo n'inzandiko To z'igiheburayo understand the story of the kugira ngo dusobanukirwe ubundi inkuru y'iyo nzoka ni bwoko ki. much biradusaba ko twinjiramo indani deeper into the original Hebrew text. ubundi winjiye mu giheburayo cya nyacyo cyangwa se mu nyandiko z'igiheburayo za kera. Word translated as serpent in our English ijambo bafashe bajya kuyihindura ngo bavanemo ijambo inzoka mu cyongereza kuko Bible turizi is nakash. ryitwa nakashi mu giheburayo. ni ijambo ryitwa nakashi niryo bahinduye mu cyongereza baryita inzoka.
Nakashi. This term is often taken at face value to mean a literal snake. Ubundi nyine Nakashi ni ijambo risobanura inzoka mu bintu bisanzwe. But here it's get interesting. Ariko hano hari ahantu bigera bigasa nkaho hajemo akantu gasa nk'akagora nabyita nk'agahurizo kwa nk'agahurizo. Language is complex. Buriya ikirimi cy'igiheburayo ni ikirimi utamenya ukuntu giteye. With layers of meaning that are often lost in translation. In Hebrew, ndetse hari n'amagambo yagiye abura mu gihe bakoraga ubusobanuro. Words often carry multiple meanings. cyane ko n'amagambo yo mu giheburayo ubusanga nk'ijambo rimwe rifite ubusobanuro burenze bumwe. Context plays a huge role in interpreting them. ugasanga bitewe n'ahantu iryo jambo ryakoreshejwe ryagira ubusobanuro bwinshi. Can mean serpent. reka twigarukire kuri rya jambo rero twavugagaho Nakashi. Nakashi koko mu bundi mu busanzwe risobanura inzoka It has a profound symbolic and spiritual dimension that is overlooked when the story ndetse n'ijambo ryakoreshwaga mu mizingo ya kera yabaga ifite aho ihuriye n'iyobokamana. is purely at a surface level. Let's break this down. ariko reka tubyinjiremo neza cyane Word kabisa. Nakash comes from a root that has three primary meanings. ubundi aho rituruka rigira ubusobanuro butatu kandi busobanutse. Number one, a ubusobanuro bwa serpent or Nakashi bisobanura inzoka isanzwe n'igenda yikuza. literal interpretation. ari naryo jambo abantu benshi bagiye bamenyera bakarimenyera gutyo The bakaryakira term gutyo. is used to describe a creature that slithers and hisses. nyine ni terimi isanzwe yivuga inyamaswa igenda ikuruza inda inzoka This zizi uko ibimeze. translation simply call it niyo mpamvu ujya kubona ukabona ubusobanuro bwinshi a serpent. bahise babyoroshya gutyo gusa bakavuga ngo ni inzoka yashotse Adamu na Eva kuko byavanywe mu giheburayo Nakashi bakabyumva gutyo nyine iryo jambo Nakashi risobanuye inzoka bisanzwe tu. Why would a simple snake be described as more crafty than ariko se niki cyatumye inzoka isanzwe bayifata bakavuga ngo wild animal? iyo nzoka reka tuyihereze ubusobanuro busanzwe ni inzoka nyine biri aho bisanzwe. Chapter 3, ariko se kuki mutibaza ubwenge yari verse 1. tugarutse muri Bibiliya tugasoma mu itangiriro umutwe wa 3 This umurongo wa mbere is a higher level of intelligence and ubona neza ko inzoka yari ifite ubwenge expect from ndetse n'ubushukanyi an animal, yari irenze izindi nyamaswa yari itandukanye nazo. a shining one. reka noneho tugere ku busobanuro bwa kabiri bwa rya jambo Nakashi. Ancient- bisobanura ikintu kirabagirana kurusha ibindi. Nakashi bwa mbere twabonye ko bisobanura inzoka, bwa kabiri bisobanura ikintu kirabagirana cyane. Hebrew, Nachash Igiheburayo cya kera can also ijambo Nakashi shining one. bivuga ikintu kirabagirana. This interpretation suggests that the serpent was not a literal snake, ubu busobanuro rero nabwo turamutse tubugendeyeho twahita tubona yuko rya jambo ryakoreshejwe mu itangiriro bavuga ngo inzoka ntabwo ubundi byakabaye bisobanuye inzoka gusa, but a radiant supernatural being. ahubwo ikindi kiremwa kidasanzwe. The term shining one is kandi nimba mwabyumvishe neza iryo jambo Nakashi risobanura ikindi ikintu kirabagirana cyane. reminiscent of descriptions of angelic or divine uramutse ubyumvishije neza mukaba muzi ukuntu abamarayika mu ijuru baba bameze cyangwa se uko mwagiye mwubibwirwa uko mwabyize. figures abamarayika nabo baba barabagirana babengerana cyane through bashashagirana. the Bible. For example, Bibiliya niko twagiye tubonamo ingero nyinshi cyane. in Mba mugira ngo Ezekiel babeshya. chapter 28, mugende musome muri Ezekiyeli verses 13 to umutwe wa 28 14. umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 14 muzi ko nani described as being covered in precious stones. bavuga yuko ngo abamarayika bamanutse mu ijuru barabagiranaga bameze nk'abatatswe amabuye y'agaciro kenshi With glory. This ndetse babengeranaho icyuma aligns cy'Imana. the idea that the serpent was a ibyo rero bitagaragaza neza cyane ko fallen being, iriya nzoka ivugwa mu itangiro ushobora gusanga atari inzoka Perhaps ahubwo even wasanga for himself before his ari nka Lusoferi w'ubwe Lucifer rebellion, wimanukiye Number 3, yuko yari amaze gushwana or n'Imana. enchanter. hanyuma tugarutse kuri bwa busobanuro bwa rya jambo Nakashi rero noneho The root reka twivugire ubusobanuro bwa gatatu. of ubusobanuro bwa gatatu bwa ririya jambo Nakashi ikintu busobanura fallen bwa ririya jambo being, ubusobanuro bwa gatatu even Lucifer himself before his rebellion. Number 3, a deceiver or enchanter. ubusobanuro bwa gatatu bivuga umutubuzi cyangwa se wa muntu ukwereka ibintu bya Also means to practice divination or to enchant. In other words, it refers to someone amagambo who make uses deceptive speech iyo umuntu akoresha amagambo y'ubushukanyi cyangwa uburiganya cyangwa with lies or akaba yagenda akabeshya umuntu cyangwa se akamushuka this amasezerano meaning ahari. fits perfectly with the role ibi neza cyane ubwo busobanuro bw'ubushukanyi n'umwambuzi umuriganya the serpent plays bihura neza cyane in the Garden of Eden. umumaro iriya nzoka yari imaze mu nkuru ya Eva A deceiver muri Edeni. inzoka yaje ari umushukanyi who convinces Eve to question God's yaje ishuka Eva command and iramubwira itari kwarenza ku mategeko knowledge outside of God's ukajya kwishakira ubumenyi bwawe hariya hanze This mean? ukajya ku rubuto rw'ubwenge n'iki byose
When we look at the Hebrew text, we see that the serpent tugarutse rero muri za nyandiko z'abaheburayo is not just a snake tubona neza ko inzoka yavugwaga mu itangiriro cyangwa se hariya muri Edeni ntabwo inzoka isanzwe igenda inyerera mu byatsi full cunning and possibly divine ahubwo bigaragara ko ari ikiremwa cyari gikomeye kandi gishobora no kuba cyari cyaraturutse mu ijuru. The author of Genesis wanted us to see beyond the literal snake as the spiritual deception taking place. The term Nakash as a shining one jambo nakashi ubusobanuro bwa kabiri nababwiye ko busobanura ngo urabagirana cyangwa se ikintu kirabagirana kurusha ibindi. Nakashi ubwo tumaze kubona ko rifite ubusobanuro butatu. Ubusobanuro bwa mbere ni inzoka bino bisanzwe, bwa kabiri ni urabagirana cyangwa se umushukanyi, bwa gatatu bwa kabiri n'urabagirana, bwa gatatu noneho ni umushukanyi cyangwa se umuriganya. Ayo magambo yose ugiye mu gihaburayo usanga afite ubusobanuro bumwe bw'ijambo bita nakashi. Aligns with descriptions of angelic beings in other parts of the Bible. Byose uragenda ugasanga bwa busobanuro bwa kabiri ngo urabagirana bugenda buhura n'imirongo myinshi iri muri Bibiliya. Reka tujye nko mu Bakorinto ba kabiri chapter 11 verse 4. Tujye ku mutwe wa ku murongo wa 11 mutwe wa 11. The apostle Paul writes, and intumwa Paulo one, for Satan himself masquerades as an angel of light. Aravuga ngo nta gushidikanya koko Shitani nawe yigaragaza nka marayika w'urumuri. Suggests that the serpent in the garden may have appeared as a radiant being, a creature of light, used beauty and appearance to deceive Eve. Serpent a mere animal, or was it something far more powerful and deceptive? Text seems to suggest the latter. The word Nachash serves as a clue, pointing us towards a being nyine muri ya magambo y'igiheburayo usanga ijambo nakashi rikomeza waryinjiramo cyane rigakomeza ubundi busobanuro. Physically present in the garden but also represents a spiritual force opposed to. Ntago inzoka yari iri mu busitani bwa Edeni nk'inzoka ifatika oya, ahubwo yanahaje mu buryo bw'umwuka, yazaga mu buryo bw'umwuka. Kandi inzoka bisa a deceiver yazaga nk'umushukanyi, brought spiritual death through lies yazanaga urupfu mu by'umwuka and false promises. Yuzanye mu magambo n'uburiganya ndetse isezeranya Eva ibintu bidahari. Changes everything. Aribyo byaje guhindura ibintu byose. Imagining a simple garden snake, we begin kugira ngo ukomeze kwimagine rero ngo yari inzoka isanzwe, inzoka izenguruka mu to see the serpent as a fallen divine being. Izere ko mutangiye kubona yuko iyi nzoka cyari kiremwa cyahanutse mu ijuru. Ahubwo bahisemo kwita inzoka bisanzwe. Who used his appearance and words kubera ubwiza n'amagambo yabaga afite, yazaga kuburanya cyangwa se akaza kugira gute kuburanya ugushaka kw'Imana. Byatumye ikiremwa muntu gishwana n'Imana kikajya kure. Biblical scholars have debated the truth. Abantu benshi basomye Bibiliya cyangwa se bayize abahanga mu bya Bibiliya bagiye babigiraho ibiganiro, bakabigiraho ibiganiro maka in Genesis. Bakavuga batari kiriya nzoka ivugwa mu itangiriro kuko ni inzoka bisanzwe cyane ikindi kintu. If it wasn't a literal snake, abantu benshi nubwo bamwe bizera ko ari inzoka bisanzwe, abandi ugasaba bizera ko atari inzoka bisanzwe, supernatural being. Ariko nje nizera yuko ari ikiremwa cyaturutse mu ijuru kandi kidasanzwe. This interpretation aligns with various passages in the Bible. Ibi bintu bije byanditse mu mirongo myinshi muri Bibiliya, nuko wenda mutajya mufata Bibiliya zanyu ngo musome mugende musoma akantu ku kandi, mwabona neza ko iriya nzoka ivugwa mu itangiriro ngo mu busitani bwa Edeni yashutse Eva ntabwo iriya yari inzoka bisanzwe. Provide hints about a powerful Bibiliya iranabisobanura neza mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye. In Eden before the fall of humanity. Mbere yuko abantu bagwa nyine mbere yuko bava muri Edeni. Understanding this mystery buryo bwo kugira ngo musobanukirwe ibi bintu rero, the description of the serpent, tugiye gufata umwanya tugenda duhuza akantu ku kandi umurongo ku wundi muri Bibiliya, the biblical texts, tugenda duhuza ibyanditswe byose kugira ngo ibi bintu bize gusobanuka neza. Reka tujye nko muri Ezekiel 28 verse umutwe wa 28 13 umurongo wa 13 15 kugera ku wa 15. In Ezekiel chapter 28 the prophet muri Ezekiel 28 describes a being who was in Eden, niho hari handitse amagambo ngo God. The Edeni bwari ubusitani bw'Imana. Passage states, you were in Eden, the garden of God.
Every precious stone wari uri mu busitani bwa Edeni, ubusitani bw'Imana, was your covering. ndetse buri buye ryose The sardius, topaz, ryari rikuzengurutse, sardius, and diamond, ibuye rya topazi, diyama, onyx, and beleli, jasper, onxi, jasperi, turquoise, safire, and emerald tarikwisi. gold. Ayo yose n'amabuye yaragize gute, yarazengurutse uwo mumarayika ububwirwa mu byanditswe muri Ezekiel 28 umurongo wa mbere kugera kwa 13. The workmanship of your timbrels and pipes was wagendaga mu mabuye yaka umuriro, prepared for you on the day you were created. ndetse watandukanyijwe n'ibindi biremwa umunsi waremeweho. The anointed cherub who covers, I established you. Ndagira ngo mujye mufata Bibiliya ibi bintu tujye tubisomana neza cyane, hatazagira umuntu wibaraguza ngo nkwe. Other biblical texts, particularly Bibiliya hari akantu gato to 28 bazababeshya. verse Ezekiel rero usomye muri 28 13 to umurongo wa 13 kugera kwa 15. 15. In Ezekiel chapter 28, the prophet describes a being who ahangaha habisobanura neza. was in Eden, the garden of God. Wumve amagambo hari ukuntu avuga ati wahoze muri Edeni, ubusitani yango by'Imana. The passage states, you Umwandiko ubisobanura neza. were in Eden, the garden of God. wari uri muri Edeni mu busitani bw'Imana cya yango by'Imana. Every precious stone was your covering. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, The sardius, topaz, and uhereye kuri sardius, topazi, diamond, odemu, padina, beryl, onyx, halamu na tarushishi, turquoise, and emerald with gold. na shalamu, The yasipi na safiro na nofekina Workmanship n'izahabu. pipes was prepared Ubuhanga bwo kubaza amashako y'imyirongi for you. bwari iwawe. Create- Iminsi wamenyemo byose byari biringaniye. Cherub who covers, I warasigiye kugira ngo ube umukerubi. established Amagambo you were on the holy mountain of God. wari warasigiye kugira ngo ube umukerubi, You walked kandi nagushyize kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. back and forth Ugenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro, stones. This vivid description wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho paints a picture umuriro, wabonetsweho angelic gukiranirwa. Azababeshya. with precious stones Aha who rero muhita mubyumva neza ko held a high rank nimba umwambaro w'uwo mumarayika ububwirwa hano among God. warahoze ugira gute urabagirana, kubera buri buye ryose ry'igiciro ryari ku mwambaro w'uwo God's mumarayika. divine counsel. Kandi mukaba mwibuka neza ko Interpret muri this- bwa busobanuro bwa rya jambo harimo ahanditse ngo kurabagirana cyane. This passage is a reference to Satan before his fall. Ndakeka ko neza bino bisobanutse ko Satani mbere yuko ashyirwa hasi cyangwa se atsindwa urugamba, murabizi by'intambara n'urugamba byabereye mu ijuru, nabyo tuzafata umwanya tubisobanureho. The term anointed cherub Ese mwigeze mwumvamo ahantu havuze ngo wari warahinduwe umukerubi, umusherubi? suggests a Ubwo power abazi abamarayika murabizi, abarimo ibizima, abakerubi, abaserafe, byose of murabizi. guardian angel, one who is given a special position Abakerubi basa nkaho ni abamarayika bagira inshingano zidasanzwe. and authority. In the ancient Near Eastern context, cherubim were seen as mighty spiritual beings who guarded the throne of God. Abakerubi bundi mu nyandiko za kera bagaragara nk'abamarayika b'ubushobozi n'ububasha budasanzwe, bari bashinzwe kurinda ikamba ry'Imana. They were not the chubby winged babies depicted in pop Napana nk'ababana mujya mubona, hari ukuntu mujya mubona ibishushanyo njya mbibona hirya no hino bari no kubicuruza cyangwa bimanitse amaportrait ahantu henshi, ukabona na utwana dutoya bashushanyije twambaye dufite amababa, utwana ubona duteye impuhwe. Ntabwo ari kuri abakerubi basoya. Abakerubi bo ubundi byanyabyo ngo ni abasirikare mu by'umwuka bashinzwe kurinda ikamba ry'Imana kandi bakomeye. art, but rather fierce, awe-inspiring beings, often associated with divine power and bafite imbaraga zituruka mu ijuru. This description does not fit a mere snakes Ibi rero bihita bitwereka neza ko atari ya nzoka isanzwe bari kuvuga, muri kubyumva neza cyane. but rather a Ngo yari inzoka yo muri Edeni, inzoka inigenda mu byatsi. shining divine figure Ahubwo bino bigaragara neza ko cyari ikiremwa cyaturutse mu ijuru kandi kirabagirana, walked in the presence of God. cyahoze kigenda imbere y'Imana. Kuko hano nimba mubyibuka ngo wahinduwe umukerubi, ndetse kuva umunsi waremweho wari utunganye ugendera hagati y'intare zaka cyangwa se amabuye yaka umuriro mu maso y'Imana. Who was this being in Eden? Iki kiremwa cyari kiri muri Edeni. Sasa rero ni iki? Kuko hano tumaze kubona ko hari ikiremwa cyajaga kijya muri Edeni ngo kirabagirana kibengerana n'iki byose. Icyo kiremwa sasa ni iki? Nicyo tugiye kuganira. Becomes clearer when biba bisobanutse we neza. examine the fall of this figure. The phrase Turamutse turebye
nanone mu bindi byanditse muri Bibiliya. He walked back and forth in the midst of fiery stones. Mwumvishemo mu kanya mu byo maze kubasomera hari ahantu bavuze ngo wagendaga hagati y'amabuye yaka. Implies that this being had access to the holy places of God's dwelling. Nimba kuko yaragendaga hagati y'amabuye yaka, ibi bigaragaza neza ko icyo kiremwa cyari cyemerewe kugenda cyegera Imana cyangwa se kikaba cyajya no mu maso y'Imana bakaganira. But pride and rebellion ariko haje kuvukamo ikintu cyitwa ubwibone, kwivumbura no kwigumura, cyaje gutuma icyo kirema kiza gutsindwa. Tusome muri Yesaya 14:12. Ubwo naho mba ngira ngo tugendane ibintu tube turi kumwe akantu ku kandi. Muri Yesaya umutwe wa 14 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 15. Further describes this being. Aha hantu rero ukuntu handitse ibyo biraza guhita noneho byose bisobanura ibintu byose mu buryo bufatika, mba ngira ngo tugendane neza rega. Je nababwiye ngo mufate Bibiliya. Hano niho hagaragara neza ko Lucifer means morning star or light bringer. Bigaragara neza ko Lucifer hano ari we bita morning star. Ubwo abantu mujya mureba amafilime cyangwa se mujya musoma ibintu byanditswe cyane, muzi impamvu nka filime bigeze gukina seri yitwa Lucifer haba harimo umwakiteri ugukina role yitwa Lucifer Morning Star cyangwa se inyenyeri ya mugitondo. Mufate Bibiliya yanyu, urumva, tujye tugendana. Musome muri Yesaya umutwe wa 14 murongo wa 12 kugenda ukagera ku murongo wa 15. Haranditse ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, wa mwana w'umuseke we, kuvuye mu ijuru kagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka nje mu ijuru nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi. Nzazamuka ndenje aho ibicu bigarukira, nzaba nk'usumba byose, ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya Urwango. Ni ibintu byanditse muri Bibiliya. Heaven, morning star, son of the dawn, you have been cast down to the earth. You who once lay, how you have fallen from heaven, morning star. Lucifer's ambition and pride against God. Twabyita kwigumura ku Mana, atangira kugendera kure buntu bw'Imana. Cast down. Rero nk'ingaruka yagombaga kubivamo, his exalted Lucifer byabaye ngombwa ko yirukanwa ndetse akanavanwa mu mwanya yari afite. The being many scholars believe was present. Injibire rero nibyo abantu benshi bagiye biga Bibiliya, abahanga mu bya Bibiliya bajya ndabagenderaho. Garden of Eden. Bakavuga ngo mu busitani bwa Edeni, masquerading as a serpent. Uwaje yigize yanzoka. He was not a mere snake, ntabwo yari inzoka but bisanzwe, an angel. Ahubwo yari umumarayika, wari abamarayika bari barirukanwe mu ijuru. This cherub who had become a deceiver. Undi wahoze ari umukerubi twabasomye mu murongo hari ahantu nabibasomeye n'ubundi nabibabwiye. Bimwe twasomye mu itangiriro. In 2 Corinthians rero tukagenda nanone ibyo ngibyo bihita bituma tujya gusoma mu Bakorinto ba kabiri. 11 verse 4. Tukajya gusoma ku mutwe wa 11 umurongo wa 14. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Aho ngaho rero mu Bakorinto ba kabiri umutwe wa 11 umurongo wa 14 haranditse ngo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. This verse suggests that Satan, the deceiver, rero noneho mumaze gusobanukirwa yuko hano Satani w'umushukanyi cyangwa umwambuzi is something good and beautiful. Ashobora nawe kwigaragaza nk'umwiza cyangwa se nk'ikintu cyiza kirabagirana kandi cyakurura uwari wese. His true intentions. Aho kugira ngo akwereke kamere ye nyayo akakwereka isura nziza, ubwo bigatuma tugaruka kuri rya jambo nakash. We explored earlier a lot jambo twaze tuganiraho with this interpretation. Ubusobanuro bwiza bwimbitse none ibintu byose bigaragara. Not only to a serpent but also to a shining or enchanting. Aho bigaragara ko shitani atakwigaragaza nk'inzoka gusa, ahubwo ashobora no kwigaragaza nk'ikindi kiremwa kirabagirana kandi cyaka. Satan's deceptive nature perfectly. Neza cyane ugahita usanga bihura na yanzo kuko inzoka ivugwa muri Bibiliya yashutse Eva. This interpretation helps us make sense of why Eve wasn't alarmed by the serpent. Noneho bihita biduhereza ishusho nyayo. Impamvu Eva yashutswe kandi bigakunda, ntabwo yari ari gushukwa n'inzoka inikururuka mu byatsi. Yashukwaga n'uwari waje yiyambitse ishusho ibengerana. Speaking to a slithering snake. She was interacting with a radiant divine figure. Seemed trustworthy and wise. The deception was not just in the words, but in the appearance.
Eva buriya yashutswe n'amagambo gusa, ahubwo n'uburyo ikiremwa cyamushutse cyagaragaraga a cyarabengeranaga. being of light, Ashobora kuba yaravuze ati ubu wabona yari marayika w'Imana uje n'iki byose, ariko mu by'ukuri ntabwo yari marayika, ahubwo tumaze kubona ko yari shitani wari waje yigeze gute yiyambitse ishusho ibengerana cyangwa se yigaragaza neza mu maso ya Eva, ku buryo gushuka Eva byamworoheye, apana ku munwa gusa, ahubwo n'uburyo yagaragaraga. Buriya urabizi hari ukuntu bakubwira ngo umuntu ukimubona ku isura cyangwa se ku ishusho uko yambaye uhita ubona uwo ari we. Shitani rero yaje yiyoberanyije, that seemed divine. aza yigaragaza nk'ikiremwa giturutse mu ijuru. Brings us to a profound realization. The serpent of Ibi rero bitatu bitugaragariza ko Genesis was far more than just inzoka ivugwa mu itangiriro an animal. ntago ari inzoka y'inyamaswa pe, oya, It was a powerful fallen being who cyari ikiremwa gikomeye kandi gifite imbaraga, used its charm, cyari cyaramanutse cyirukanwe mu ijuru, beauty, cyaje kimushukisha ubwiza bwacyo and intelligence to ndetse n'ubwenge cyari gifite, deceive humanity. kikaza nta yindi gahunda ikizanye usibye kuza gushuka ikiremwa He mu was once a guardian of God's throne, icyo kiremwa kandi mwibuke ko cyahoze kiri mu bishinzwe kurinda ikamba ry'Imana. Shitani yahoze ari mu bakerubi, abakerubi n'abamarayika baba bashinzwe kurinda ubwami now bw'Imana, turned into an adversary. ariko kikaza guhinduka, icyo kiremwa kigahinduka adversary, kikaza guhinduka igisa nk'aho gihanganye kitavuga rumwe no The gushaka kw'Imana. abandoned man. This revelation changed Cyaje gutya kiraza gishuka Eva, kirema urwango hagati y'umwana w'umuntu changes ndetse n'Imana. understanding of the story. It shifts the focus from a simple tale of disobedience to a cosmic battle between good and evil. Ibi nabyo bigahita bigenda kugira ngo nanone tubisobanukirwe neza, biradusubiza inyuma gato, tujye kubanza tumenye ngo intambara yabaye hagati y'icyiza n'ikibi yo yagenze gute, byahereye. He caught in the middle. The serpent wasn't just a Icyiza n'ikibi byararwanye abantu cyangwa se umuntu, bisanga biza kumera nka kwa kundi mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo aharwaniye inzovu ebyiri ibyatsi nibyo bihababarira. Ikibi n'icyiza byararwanye, umuntu yisanga hagati, kubera ko ku ruhande rw'Imana cyari icyiza, ku ruhande rwa shitani ari ikibi. Umuntu we yari aho hagati, Imana idashaka kumurekura, shitani nayo ivuga iti nanjye reka nteranye umuntu n'Imana, kandi Imana ariyo yamuremye. snake. It was a fallen divine being, Ubwo twamaze kubibona ibyo byo twanabivuyeho ko iriya nzoka cyari ikintu Using cyaturutse mu ijuru, beauty to cyaje gikoresha imbaraga z'ubwiza bwacyo draw humanity away from kugira ngo kitandukanye God. umwana w'umuntu ndetse no gushaka kw'Imana. who the serpent in the Garden of Eden was. We must delve into the story of Lucifer's fall, a Reka nanone tubanze dusubire inyuma, ubundi Lucifer ajya kwirukanwa mu ijuru cyangwa se ajya gutsindwa, Story byagenze bite. story of pride, rebellion, and Inkuru igaragaza ubwibone bwe, dramatic kwivumbura ku Mana, downfall from the akavuyo kabaye mu ijuru. heights of Ubwo heaven. mu ijuru habaga intambara ikomeye kugera igihe Satani One of the most yatsindwaga. significant passages that sheds light on this is Ariko umurongo usa nkaho usobanura ibi bintu byose bikanasobanuka mu buryo bwa nyabwo, found in the book of Isaiah. tugusanga mu gitabo cya Yesaya. In Isaiah chapter 14 verses Iyo ugasoma muri Yesaya 12 umurongo wa 14 to 15, umutwe wa 14 ukagera ku mutwe wa 15. the morning star, it reads, "How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit." Rero aho hantu haranditse mu murongo wa 10, ku murongo guhera ku murongo wa 12 kugenda ukagera ku murongo wa 15 ngo, wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru kagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka nje mu ijuru, nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro ku ruhande rw'imperuka y'ikasikasi, rw'impera y'ikasikasi. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'usumba byose, ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba cyacyo. Which is often interpreted as a description Uyu of murongo rero Lucifer, ubisobanura neza cyane. whose name means morning star Lucifer cyangwa se Rusoferi, or light bringer. abenshi muzi nka Morning Star. Aha ndagira ngo muze kwitonda abantu mujya mureba zino filime, muzi nka seri yitwa
Lucifer aba yitwa Lucifer Morning Star. Lucifer Morning Star ubundi ni akazina n'ubundi yahawe akiba mu ijuru, bamwitaga inyenyeri ya mugitondo cyangwa se ngo umuseke utambitse uzana urumuri, light bringer, niko bamwitaga ubundi. It portrays a once glorious being. Ibi bigaragaza ko Lucifer imbere y'uko atsindwa yahoze ari ikiremwa gihambaye kandi gikomeye, Created to shine with divine radiance. cyari cyararemewe kurabagirana no kubengerana mu maso y'Imana no mu ijuru. Who became consumed with pride. Ariko icyo kiremwa cyaje kugira gute? Cyaje kwigarurirwa n'ubwibone. The repetition of the phrase, I will, shows the root of Lucifer's sin, his desire to exalt himself above God. Ndetse Rusoferi ukomeje usoma uragenda ukabona neza yuko To take the place of the Almighty. yatangiye kwiyumva kugera ubwo yumva ko ashobora gutwara umwanya w'Imana isumba byose. Lucifer's rebellion wasn't just a simple act of disobedience. Ubundi kwigumura kwa Rusoferi, yigumbura ku Mana, ntabwo yigumuye gutyo gusa ngo avuge ngo ngibi ndabirambe ngibiki n'ibicyo ya. It was an outright attempt to overthrow God's. Ahubwo we yarivumbuye yumva yuko ashaka kurenga ku itegeko ry'Imana He itanga sought mu to ijuru. ascend above the stars of God, a phrase symbolizing the angelic hosts, and to Ndetse yumva yuko agomba gutsinda byose. Nimba mwumvishe neza ukuntu nasomye cyangwa se ukuntu nabibasomye mu kanya, hari aho bavuga ngo inyenyeri isumba izindi zose. Ibyo byatumaga Rusoferi nyine agaragara nkaho sit on the Mount of Assembly, a ndetse ngo yagombaga kuzamuka akagenda akicara ku musozi w'isumba byose. reference to the highest place of honor in heaven. Ibi byagaragazaga yuko Rusoferi nyine ashaka kwigira urenze This abandi mu desire to make himself like the Most High Ibi byatumaga yumva ashaka kumera nk'Imana shows isumba byose, ambition to become equal with God, cyangwa se akumva byibura angana n'Imana. Ibyo bintu ntabwo byari gushoboka. arrogance. This act of rebellion was Uko kwigumura catastrophic. byari amahano kandi byari amahano akomeye. Lucifer was Lucifer, once a high-ranking cherub. wa wundi wahoze ari umukerubu rero, Act of rebellion was catastrophic. Lucifer, once a high-ranking cherub, used his influence and beauty to Lucifer rero, Lucifer ya wa wundi wahoze ari umukerubi kandi ukomeye, challenge God's authority. yatangiye gufata ubwiza Imana yari yaramuhaye ndetse n'imbaraga n'ububasha n'ubushobozi, The Bible atangira kuburanya Imana. Gives us a glimpse of his magnificence before his fall. Imana iyi Bibiliya itwereka neza cyane ku bintu byagenze mbere y'uko Lucifer atsindwa intambara ikomeye yarwanye. Dusomye muri Ezekiyeli Chapter 28, umutwe wa 28 verses 12 to 15, umurongo wa 12 kugera ku wa 15, describes Lucifer as being full of wisdom and aho hantu hagaragaza neza cyane Lucifer nk'umuntu perfect nako nk'uwahoze afite ubwenge in beauty, bwinshi cyane ndetse anasa neza, yarabagiranaga adorned with every precious stone. ndetse wari utatswe na buri buye ryose ry'agaciro ryabagaho. It says, Haravuga ngo, mwana w'umuntu, curira umwami uri i Tiro umuborogo umubwira uti, umva uko umwami Uwiteka avuga ngo, wari utunganye rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza bihebuje. Ibyo ni ibyanditse muri Bibiliya. Wahoze muri Edeni yango by'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi. Odemu na Patida na Yohalamu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Sofilo na Nefukina na Balekeri ni izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako y'imyirongi bwari iwawe. Mu munsi waremweho byose byari biringaniye. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kuzigeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorned you. You were blameless in your ways from the day you were created, till wickedness was found in you. However, something changed. Wickedness was found in him. Pride, jealousy, and the desire for power took root in Lucifer. Lucifer yaje kubonekaho n'izo nenge zose: ishyari, ubugome, urwango, kwikuza, ubwibone, byose biragenda bibyiganira mu mutima wiwe. His heart. Instead of remaining in his God-given role, aho kugira ngo akomeze akore akazi n'inshingano yari yarahawe n'Imana, yashakaga ibirenze. he wanted the worship, the Yashakaga gusengwa, glory, the position that belonged only to God. ndetse yashakaga kubahwa kandi icyubahiro cyari icy'Imana gusa. Led to his downfall, Ibi rero nibyo byatumye aza kurwana intambara, and he was aza cut out gutsinda, of heaven, no arangije yirukanwa mu ijuru. longer the light bringer, Abatakiri wa wundi wazaniraga isi yose umucyo, light bringer cyangwa se morning star, but now inyenyeri ya mugitondo, the prince of darkness.
ahubwo yarahindutse igikomangoma cy'umwijima cyangwa se umwami w'umwijima. Chapter 10 verse Tugiye tugasoma nko muri Luka 18. umutwe wa 10 umurongo wa 18 muzi ukuntu avuga. Jesus himself refers to this event saying, Yesu ubwe yivugiye kuri ibi bintu yaravuze ngo, saw Satan fall like lightning from heaven. nabonye amanuka nk'umurabyo ava mu ijuru. This byanditse muri Bibiliya ndaje mbibasoma. statement confirms the sudden and dramatic Ibi bintu nta kindi bigaragaza. nature of Lucifer's expulsion. Bigaragaza uburyo Lucifer yirukanwe. One moment, he was among the ranks of the heavenly beings. Kanya kamwe nyine ukuntu Lucifer yisanze bwa mbere yari ari mu ijuru, ari mu bamarayika bubashywe bakuru barinda ubwami bw'Imana. And the next, he was cast down, yisanga yirukanwe mu ijuru, separated from the glory he once knew. atandukanye n'icyubahiro n'ikuzo ry'Imana. Bya bindi yahoze azi bimwe yari yararemewe. What does this have to do with the serpent in the Ibi garden? rero bikagaruka gute kuri ya nzoka bihura gute? Ya nzoka yo mu busitani bwa Edeni. Action becomes clear when we recognize that Lucifer Ibi rero bihura neza cyane, binasobanuka neza cyane iyo tumaze kwibuka ko did not disappear after his fall. Lucifer nyuma yuko yirukanwe mu ijuru cyangwa se akimara gutsindwa intambara yo mu ijuru, akimara kwirukanwa akazanwa mu isi, ntabwo yahise abura gutyo gusa ngo Instead, he became the adversary, ahubwo yatangiye guhinduka nk'utavuga rumwe n'Imana, atangira kwigomeka ku the Mana, accuser, who atangira guhinduka ushinze Imana, akajya avuga ati Imana yaramote ibiki n'ibiki n'ibiki. sought to deceive and destroy God's creation. Iri shitani aravuga ati nanjye ikigiye kuba ibiremwa by'Imana ngiye kubiyangisha, ibyo yaremye byose nanjye ntago Imana izabintunga. In chapter 12 verse 9, Somye mu byahishuwe we read the accuser sought to deceive and destroy God's creation. In Revelation chapter 12 verse 9 we tugasoma mu byahishuwe umutwe wa 12 umurongo wa 9, read, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. mu byahishuwe rero 12:9 haranditse ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwami na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Byanditse mu byahishuwe umutwe wa 12 umurongo wa 9, mujye musoma ariko. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. This verse ties the identity of the serpent in Genesis to Satan himself, utwereka ko ibyo twagiye tubona mu itangiriro byose, angel who wa mumarayika watsinzwe akirukanwa akazanwa ku isi, sought to lead humanity away from God. yahise arahirira avuga ati nanjye nzateranya Imana n'abantu, ntago abantu ibiremwa byose nsanze mu isi, nanjye nzatuma bitazongera kubana n'Imana mu mahoro. Rebellion in heaven. Ibyo byatumye icyo kiremwa kigenda kikigumura kimaze kwirukanwa mu ijuru, cyaje mu isi. It was a disguise Ntabwo cyaje rero nk'inyamaswa, cyaje kiyoberanye, by this deceptive being to lure Eve into disobedience. kiza gifite gahunda yo gutandukanya Imana n'abantu bayo. Kiza kigira gute gihiga Eva mu busitani bwa Edeni, kiramushuka kimurisha urubuto Imana yari yamubujije, Creature of wisdom, offering divine knowledge. kimubwira ngo uzamenya ubwenge, nawe uzamera nk'Imana, ngo uzatangira gutekereza nk'Imana, ibintu byose bwe nk'Imana. Intention was to corrupt God's Ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo ngibyo ari byo byari kugenda, creation. ahubwo icyo kiremwa cyashakaga byari ugutandukanya abantu ndetse n'Imana. Understanding changes the entire narrative. Rero ibi ubundi umaze gusobanukirwa ibi bintu byose, The nibwo wumva ukuntu serpent in Eden is not just a tale of a snake tricking. atari inkuru nyine isanzwe y'inzoka, It's the beginning of a cosmic battle. ahubwo icyo gihe umuntu akimara kurya ruriya rubuto rero ntabwo byose byabaye nk'ibirangiye, nibwo urugamba rukomeye buriya bwari rutangiye, nibwo intambara ikomeye yari itangiye. A continuation of Lucifer's rebellion against Gukomeza kwigumura kwa Lucifer no kutavuga rimwe n'Imana. God. Satan, the fallen cherub, Satani wa mumarayika watsinzwe woherejwe came mu to isi, the garden disguised as a creature of wisdom akimara kugera mu busitani yiyoberanyije, in the akaza gushukira same way he once deceived the angels who followed him in his ni rebellion. nabwo buryo ibyo byose uburyo yabikoze mu buryo yagiye agashukamo abantu bakigumura ku Mana, ni nabwo buryo yari yarakoresheje mu ijuru, kuko buriya mwibuke ntabwo shitani yamanutse mu ijuru ngo amanuke wenyine, yamanukanye n'abamarayika kandi benshi bamukurikiye.
This act of deception in Eden was part of Satan's ongoing strategy to ubundi uburyo yashutsemo uyu mugore muri Edeni ni nabwo buryo yashutsemo abo bamarayika mu ijuru. He couldn't defeat God directly, so yari abizi ko nubwo agiye gushoza intambara akiri mu ijuru atari kuzatsinda Imana. attention to God's beloved creation, humanity. Yaravuze ati nanjye ngiye kugenda ikiremwa Imana ikunda kurusha ibindi, nanjye ngiye kugenda mbateranya. Convincing Eve to eat the forbidden fruit yumvishije Eva birangira ariye rwa rubuto. succeeded in bringing sin into the world. Shitani aho yari itsinze kubera ko yari imaze kuzana icyaha mu isi. Icyaha cyari kigeze mu isi tayari. Umuntu wa mbere yari acumuye, Eva yari acumuye amaze kurya urubuto. Imana yari yaramubujije, byose bikozwe nande, bikozwe na Satani. Satani mwibuke twamaze kubona ko ibyo twari tuzi koko ngo inzoka yagishuka Eva twasanze atari inzoka isanzwe. Twabonye imirongo myinshi yo muri Bibiliya bivugaho, ivuga ukuntu Satani yiyoberanyaga uburyo yambaraga imyenda y'igiciro irabagirana buri buye ryose ry'agaciro. Byose twabibonye. Altering the course of human history and setting the stage for the battle between good and evil. Aho ngaho rero nibwo n'intambara y'icyiza n'ikibi yasaga nkaho nayo igeze ku kiremwa muntu ubundi yaberaga mu ijuru. Today, the moment Adam and ntambara nubwo yari igeze mu bantu kugerana n'uyu munsi. Eve ate from the tree of Adamu na Eva the knowledge of good and evil, bariye kuri cya giti cy'ubwenge no kumenya icyiza n'ikibi. everything changed. Ibintu byose byarahindutse. More than a simple act of disobedience. Ntabwo cyari igikorwa cy'agasuzuguro ngo basuzugure Imana gusa. That set into motion the ripple of sin and brokenness ahubwo byari amahano bari bakoze that would byari bigiye kubatandukanya n'Imana. impact all of creation. Ndetse byagombaga kuzagira ingaruka ku kiremwa muntu cyose na buri kiremwa cyose cyaremwe kiri ku isi. Shame, Ubu nibwo bwa mbere bakimara kurya kuri urwo rubuto. fear, Abizi byanditse mu itangiriro nubwo nibuka umurongo neza ngo Imana yari irimo igendagenda bumvisha ubwiza bwayo bajya kwihisha. and the weight of separation from God. Their Bari bamaze gutandukana n'Imana. innocence was lost, and with Ubuziranenge bwabahoragaho nk'abana baremwe n'Imana. it, the Byari byagiye. relationship they once had with their Creator. Wa mubano bahoze bagirana n'uwabaremye. Now, they had to leave Eden, Ubwo byari birangiye. Paradise. Bagombaga kuva muri Edeni. that was once their home. Yangobyi yahoze ari mu rugo iwabo. In Genesis chapter 3 Itangiriro umutwe wa gatatu. verses 14 to Umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 15. 15, God pronounces judgment, Imana nibwo yabaciriye ibihano bose yarabahanye. beginning with the serpent. Yahereye ku nzoka ijya guhana, Imana ijya guhana ubundi yahereye ku nzoka. So the Lord God said to the serpent, Imana yabwiye inzoka iti because you have done this, kubera ibyo ukoze cursed are you above all livestock and all kuvumye mu nyamaswa zose wild animals. You will ari izo mu rugo n'izo mu gasozi. crawl on your belly and you will Uzakururuka ku nda yawe eat dust all the days of your life. ndetse uzarya umukungugu iminsi y'ubuzima bwawe bwose. I will put enmity between you and the woman, Nzashyira urwango hagati yawe and n'umugore between your offspring and hers. ndetse hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'umugore. He will crush your head, Azagukandagira umutwe umere you will strike his heel. nawe uzamukomeretsa igitsintsiro. It is more than a punishment for a literal snake. Ibi rero byari igihano gihambaye ku nzoka It is a isanzwe, powerful symbol of the serpent's fall from authority and status. ahubwo byari igihano gisa nkaho gikomeye cyane pe ku nzoka. Ino nzoka isanzwe ntabwo wayihanagura. Once a radiant angelic being, Satan is now humiliated and brought low. Cya kiremwa cyahoze kiri mu ijuru aho ngaho cyari cyaratsinzwe cyoherezwa mu isi, kigeze mu isi gishuka umuntu. Aho naho Imana ikomeza kurakarira azita ivuga iti noneho ubwo nanjye ndaguhana irongera ihana cya kiremwa. The act of condemning him to crawl on his belly and eat dust signifies his utter disgrace and defeat in God's eyes. But Ni ukuvuga ngo Imana ikimara guhana iyo nzoka ikavuga iti uzajya ukururuka urya umukungugu iminsi yawe yose. Nyine Imana yari ishyize Satani hasi cyane. Noneho iyishyize hasi pe hasi handi ivuga iti jya ugenda unakururuka. God's judgment on the serpent goes even deeper. The promise of enmity between you and the woman and between iravuga iti nshyize urwango hagati yawe ndetse n'umugore your offspring and her ndetse n'urubyaro rwawe n'urw'uyu mugore. shadows a perpetual struggle between the forces of good and evil. Ibyo nabyo ubigiyemo neza usobanukirwa intambara yari kuba hagati y'icyiza It n'ikibi. is not merely hostility between humans and snakes. Ntabwo rwari urwango ruri aho urwango ngo inzoka ngo yashutse umuntu, ntabwo ari inzoka iri aho bisanzwe. Nabyo birasobanutse. It signifies an ongoing spiritual battle, a Byagaragazaga intambara y'umwuka clash yari kuba. between those who follow God and those aligned with Satan's rebellion. Byagaragazaga
ko uzakurikira Imana azagira ubuzima bw'iteka, ariko uzakurikira Satani In n'ingabo ze, judgment, God proclaims the first hint of hope, Imana yari kuzamuhana, ariko nanone hari ibindi byiringiro byari bigiye kuvuka. not victory over evil. For Adam and Eve, the consequences of their choice were Hanyuma twigarukire kuri Adamu na Eva, devastating. nabo ibyabo ntabwo byari biraho gutyo gusa ya. God's judgment continues in Genesis Imana nabo yarabahannye dukomeje mu nkuru yo mu chapter itangiriro, 3 verses 7 tugasoma mu itangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 17 19, kugera ku murongo wa where 19, he says to Adam, aho Imana yabwiye Adamu iramubwira, "Cursed is the ground because of you. ubutaka ubuzaniye umuvumo, Through painful toil you will eat food from it all se uzarya ubizi the icyuya days of your life. iminsi y'ubuzima bwawe bwose, Produce thorns and thistles for you. ubutaka buzakwerera amahwa By the sweat of n'ibitovu, your brow you will ndetse ibyoya eat byawe your food until you return to uzavana icyo the kurya ground, kugera igihe uzasubirira mu butaka, since from it you were taken. kuko ariho waturutse mu butaka, ariho wakuwe, For dust you are, ndetse uzongera uhinduke ubutaka, uzasubira mu will butaka, turn." nimuzasubira. Their sin, the entire creation was Kubera ibyaha bari bakoze, affected. The ground itself became cursed. ikiremwa muntu cyose cyari kuzakurikiraho, murumva ibyari kuzakurikiraho. No Ubutaka ubwabwo bwari bumaze kuvuma, longer producing food easily ubutaka ntibwari bukeye gutyo busanzwe Eden. nk'uko byari byarahoze muri Edeni. Muri Edeni aba bari babagaho birira imbuto gusa. Adam and Eve would now face toil, pain, and Muri hardship Adamu na Eva as they worked the earth, struggling bagombaga kugenda bakajya kwihigira ibyabo, kuko bari baramaze kuva mu gushaka kw'Imana bakajya kurwana n'ibyabo. Imana ntabwo yari ikibitaye. to survive. This struggle represents the painful separation between humanity and God, Ibi ngibi rero ni uburibwe ni n'agahinda, ariko bisobanura neza ibihombo umuntu agirira mu gutandukana between n'Imana. humanity and the world they were meant to steward. The once perfect relationship with nature was now fractured. Hahandi hahoze kamere y'isi, aho umuntu isi yamwereraga nta kimuruhije, ubu byari bihinduka. The earth had been a source of life and abundance, Hasi yahoze ari isoko y'ubuzima ku muntu, now produced thorns and thistles. ubutaka bwari bugiye kujya bwera ibitovu n'amahwa y'imikindo, babyita imikindo. Work would no longer be a joyful task, but a weary labor. Ntabwo byari bigiye kuba bya byishimo babagamo muri Edeni, ahubwo byari bigiye kuba akazi Every gahoraho. harvest would serve as a reminder of their lost paradise. Buri gusarura kwajyaga kwari kuzajya kuba kose kwari kujya kubibutsa yuko bahoze barya iby'ubuntu muri Edeni, ariko bakaza gusuzugura Imana kubw'ingaruka z'amahitamo God yabo also bafashe. tells Eve that her experience of Hanyuma si Adamu wahanwe gusa, Imana yaje guhana Eva, childbirth would be marked by pain, iramubwira iti mu rubyaro rwawe nawe uzajya ubabarira. symbolizing the suffering that would now accompany the continuation of life. Ibi nyine byari bigiye kujya bigana nabyo, byari bigiye gushyira umucyo ku buryo ubuzima buza mu isi, In childbirth serves as a physical reminder of the curse, kugira ngo Eva nazajya ajya kubyara akaribwa cyangwa se akababara, But also- ajye yibuka yuko yarenze ku itegeko Imana yari yaramuhaye. highlights God's plan to redeem humanity through her offspring. Ariko n'ubundi nanone Imana yari imeze nk'aho yateguye ikindi kintu ndaza kubabwira mu kanya, Though life would kugira ngo izatabare ubu cyangwa se izacungure uru rubyaro rwa Eva. come with suffering, it would also hold the promise of redemption through future generations. Kubyara ababaye byasaga nk'aho ari ikintu kizazana ibyiringiro mu hazaza cyangwa se gutabarwa mu By hazaza. eating from the tree, Kuba barariye kuri cya Adam and giti, Eve gained the knowledge of good and evil. Adamu na Eva byatumye bagira ubwenge bw'icyiza It n'ikibi, came at a heavy price. ariko ibyo nabyo byazanye n'igiciro gihambaye. Experienced guilt, shame, and Batangiye kwishinza icyaha, alienation isoni, from God and each other. ndetse bumva yuko batagikwiriye kuba mu bwiza bw'Imana no mu maso. But what they saw was their own nakedness. Their Amaso yabo yarafungutse nk'uko babishakaga bajya kurya ku rubuto, ariko icyo babonye nta kindi ni ubwambure bwabo. vulnerability Babonye ubusa and bwabo, their nta kindi babonye, separation from God's perfect ndetse babona no gutandukana kwabo Now, no kwifuza kw'Imana. reality, the inevitable return to dust. Rero bari bagiye guhura n'urupfu, bagahinduka umukungu. Genesis Byanditse mu itangiriro chapter 3, umutwe wa 3 Verses umurongo wa 22 20. kugera ku murongo wa 24. God placed cherubim with flaming swords to guard Imana yafashe abamarayika babo b'abakerubi the entrance to the garden ibahereza inkota zaka umuriro, byanditse muri Bibiliya, mugende musomemo. of Eden, Irababwira ngo mugende murinde kiriya giti kimuri mu busitani bwa Edeni, preventing Adam and Eve from accessing the tree of life. mugende murinde Adamu na Eva ntibazigere barya ku giti cy'ubugingo.
ngo ni ikindi giti cyabaga mu busitani bwa Edeni. Bari bamaze kurya ku giti cy'ubwenge kibereka icyiza n'ikibi. Hari ikindi giti noneho cyabaga mu busitani bwa Edeni, igiti cy'ubugingo cyangwa se cy'ubuzima buhoraho, biterwa nuko bivuga wowe. This was not merely a punishment, ariko mu by'ukuri nubwo bari abamarayika bagiye hariya ntago byari igihano Imana yari ibashyiriye but mu an act of mercy. ahubwo ni imbabazi Imana yasaga nk'aho igiriye God Adamu na did Eva, not want them to live eternally in a kubera ko Imana ntago yashakaga ko Adamu na Eva bazabaho iteka ryose fallen budapfa, state, separated from him forever. ngo babeho batari kumwe n'Imana, Guarded gate was a boundary that protected bagende babeho muri iyo mihangayiko kujya babyara bababaye, bagahinga bababaye, bakeza bababaye. Ubwo buzima ntago bari kuzabushobora, uzi kuba iteka ryose ubayeho gutyo. Reba imiruho ariko umuntu yari kubamo iteka ryose. Imana yo nicyo cyatumye ivuga ngo mugende muharindisha inkota zaka umuriro, ntibazigere bagira gute baza kurya kuri icyo giti cy'ubugingo. them from a life of eternal sorrow and suffering, ntago bari kuzabaho ubuzima bw'iteka ryose ngo babeho mu gahinda no kuba allowing bingana. instead the possibility of redemption. Though they were exiled from paradise, the kuko bari birukanywe muri paradise, promise of redemption was already in place. ariko n'ubundi isezerano ryo kuzabaturwa cyangwa gutabarwa ryari rihari. Spring, who would crush the serpent's head, would one kubera ko nimba mwibuka Imana ijya kwirukana inzoka yaravuze ngo umwana w'uwo mugore azajya gukandagira ku minwa. day come to bridge the separation between humanity and God. Adam and ko hari hajemo ikiraro hagati y'ugushaka kw'Imana Eve's n'umuntu. exit from Eden Adamu na Eva bakimara kuva muri was a Edeni, world marked by pain, urugendo rwabo bajya mu isi isanzwe yo hanze struggle, and death, rwari urugendo rurimo uburibwe ndetse rurimo n'urupfu. but it also marked the beginning of God's plan to save ko nibwo itangiriro ry'imipango y'Imana ubundi naryo humanity. byasaga nk'aho ritangiye kugira ngo Imana izatabara ikiremwa. Scene symbolizes the long-standing battle between humanity and the forces of darkness. ahangaha urugamba rwari rugiye gukurikiraho ntago rwari urw'ikindi noneho hari hagiye gukurikiraho urugamba rw'umuntu na Sekibi. Umuntu ubwe akajya yitsindira Sekibi akavuga ati bidabyanze nzihitiramo ikindi cyangwa se iki. Hariya niho ubundi byose byatangira. Umuntu nibwo yahawe ubushobozi bwo kumenya ngo ndakora icyiza cyangwa ndakora ikibi, bakimara kurya ruriya rubuto. The fall was not the end, but rather the beginning of a great struggle that would echo through the generations. hari hagiye kuvuga indi ntambara yari igiye kuzamara imyaka n'imyaniko. Humanity's path would be difficult, inzira umuntu yari agiye kunyuramo yari inzira ikomeye kuko yari amaze gutandukana n'Imana. Nta kindi kintu umuntu yari asanzwe azi. marred by suffering and spiritual warfare, but God's promise would ultimately bring hope and restoration. ariko Imana yo iteka itanga ibyiringiro no From the gutabara. moment of humanity's fall, God had already begun a plan for umuntu akimara gucumura rero redemption. Imana yahise ipanga uburyo izamutabara. Genesis chapter dusomye mu itangiriro 3 verse 15, known umutwe wa gatatu umurongo wa as the 15, proto-evangelium or first niho tubona gospel, is the first prophetic hint of the gospel message. niho dutangira kugenda tubonera ubutumwa bwiza, tukabona ukuntu byose byatangiye God neza. declares to the serpent, Imana ikimara kubwira inzoka I iti will put enmity between you and the woman, nzashyira urwango hagati yawe n'umugore and between your offspring and ndetse hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'uyu mugore. crush your head, umwana w'uyu mugore azagukandagira kumena umutwe, his heel. nawe uzamuruma igitsinsi. Single verse foreshadows a great battle that will uyu murongo wonyine uhita ugaragaza urugamba rweruye rwari rutangiye n'intambara yari span itangiye. ages, a battle in which Satan, the deceiver, will one day be defeated by a promised redeemer. byagaragaraga neza ko cyangwa se uwo murongo usobanuye bigaragara neza ko mu myaka y'ahazaza umwana w'umugore, muri kubyumva neza ibyo bintu, yari kuzatsinda agatsinda inzoka akayikandagira akayimena umutwe koko. In this prophecy, God makes it clear that although Satan will strike at humanity's heel, the ultimate victory will be ours. The phrase byaragaragara ko yego n'iby'inzoka izaruma igitsinsino cy'umwana w'umugore, ariko nyuma na nyuma bizarangira n'ubundi iyo nzoka ikandagira yimena umutwe, umuntu aba ari utsinda. he will crush your head points to a byari byanditse ngo azagusyonyora umutwe. descendant of Eve who will deliver a fatal blow to the full. byagaragaraga neza ko uzaturuka mu maraso ya Eva cyangwa se uzaturuka ku mugore niwe wari kuzatsinda izo ntambara zose. For centuries, this imyaka rero yaragiye isunika ibinyejana n'ibinyejana. promise resonated through the generations. amasezerano aragenda anyura mu binyejana n'ibinyejana n'ibinyejana igihe Man kinini. faced suffering, death, abantu baragenda barababara, urubyaro ruriyongera ku isi, ibibazo biba byinshi, the hope of a coming savior remained. This ariko haguma ibyiringiro byo kuvuga ngo hazaza umutabazi, umunsi umwe hazaza umutabazi. passed down from the beginning pointed byaragiye kuva mu to itangiriro Jesus Christ. biragenda
birinda bigera umunsi Yesu Kristo w'i Nazareti yaje kuvuka, both fully human and fully divine. yaje kuvuka ari umuntu, ikiremwa muntu cyuzuye, ariko nanone akaba ikiremwa cyo mu ijuru nacyo cyuzuye. Yesu yaturutse mu ijuru, kuko n'ubundi mu itangiro biranditsemo ngo jambo yahozeho kandi jambo yahoranye n'Imana, ariko nanone ajya kuvukira muri iyi si yavukiye mu nda y'umugore. Ibyo murabizi neza cyane, Bring salvation to a fallen world. yavukiye mu nda y'umugore, kandi ubwo byanze bikunze yari urubyaro rwaturutse kwa nde? Rwaturutse kwa Eva. Ibyo murabyumva. Christ came to earth, he fulfilled this ancient prophecy. Aje mu isi nta kindi yakoze, yaraje yuzuza bw'abanuzi. Eve, who fell to temptation, Adamu na Eva babandi bari baraguye mu moshya bagateshuka ku nshingano Imana yari yarabahaye. Jesus lived a perfect life, fully obedient to bari barahemutse, ariko Yesu aje ku God's isi will. yabayeho ubuzima bwe bwose akora icyo Imana ishaka. us. He took on the weight of humanity's sin, yafashe ibyaha byose n'uburemere bwabyo, ibyaha by'ikiremwa, willingly enduring suffering ku bushake bwe arababara, to reverse the curse that began in Eden. ariko impamvu yabikoze yagira ngo umuvumo wavuye mu busitani bwa Edeni usubireyo. Sacrifice, Jesus mu gitambo undid the work of the serpent, Yesu yaragiye avanaho ka kazi ya nzoka yari yarakoze yo gushuka umuntu, setting humanity free from the grip of sin and death. ndetse atandukanya umuntu n'icyaha cy'urupfu, In icyaha cyari kumwica. Colossians chapter ugiye ugasoma mu Bakorinto 2 verse 15, umutwe wa kabiri, mu Bakorosiya, ugiye ugasoma mu Bakorosiya umutwe wa kabiri umurongo wa 15, Paul describes this triumph in powerful terms. Pawulo yarabivuze abivuga neza mu buryo busobanutse, Disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, ndetse yaranabisobanuye birumvikana neza cyane. triumphing over them by the cross. This verse reveals that Jesus' death was more than just Umurongo rero ugaragara aho ngaho a sacrifice. ugaragaza yuko Yesu ubwo yitangaga ku musaraba byari nk'igitambo, It was a cosmic victory. On the cross, ariko nanone bikaba nk'intsinzi ikomeye. Umusaraba Jesus took the power away from the spiritual forces Yesu yambuye imbaraga Satani, of darkness. ndetse amwambura imbaraga, He disarmed Satan and his followers, we n'ingabo ze zose n'abamukurikira yabambuye ubutware, stripping them of their authority and exposing their defeat for all to see. arangije arabatsinda What bihoraho. appeared to be a moment of weakness and loss in byahoze bigaragara nk'aho ikiremwa cy'umuntu cyari cyaratsinzwe cyangwa se umuntu yaratsinzwe, reality the greatest victory in history. ubu byari bihindutse nk'intsinzi ihambaye mu mateka. Satan's power was shattered, Imbaraga za Satani yari amaze his kuzamburwa, influence diminished, ndetse imbaraga yari afite ku kiremwa muntu nazo amaze kuzamburwa, symbol of this ahazaza he hari hamaze gupanga. victory, Ari nayo mpamvu umusaraba buriya the ugaragazwa nk'ikimenyetso shine cy'intsinzi, darkness. ndetse ukagaragazwa nk'urumuri mu mwijima. Resurrection Kuzuka kwa Yesu rero confirmed this triumph. byagaragaje neza cyane From yuko dead, he overcame the ultimate consequence of yari sin, amaze gutsinda imbaraga cyangwa se ubushobozi, imbaraga icyaha cyari gifite ku kiremwa muntu. He Urupfu bwarwo broke the power of the grave, giving Yesu amaze kuzuka ubwabyo yari ameze nk'utsinze, atsinze Sekibi, atsinze urupfu, atsinze imbaraga zose z'umwijima zari ku kiremwa man muntu. way back to the eternal life they were meant to enjoy in Aho communion. ngaho yari ameze nk'aho ahaye abantu ubuzima buhoraho nka bwa bundi bahoranye bakiba muri Edeni. Resurrection was not just a moment of victory over death, Kuzuka kwa Yesu ntabwo byari intsinzi gusa atsinda urupfu, promise that all who follow byari nk'isezerano. Christ will. Isezerano Yesu Kristo yahaye abantu bamukurikira bose. Jesus, the offspring promised in Genesis, crushed the serpent's head through his death. Ndetse Yesu akimara gutsinda byari bigaragaye nka rya sezerano Imana yari yarahaye inzoka avuga ati umwana w'umugore niwe uzagukandagira akakumena umutwe, kuko Yesu yari amaze gutsinda Satani, birangiye ibintu byose bisa nkaho bikemutse, arangije arazuka. What began as a prophecy in Eden was fulfilled in the garden bitangiriye muri Edeni, tomb, where byari birangiye Jesus conquered death once Yesu Kristo and for atsinze urupfu this rimwe victory na rizima. extends beyond the grave. Iyi ntsinzi yari irenze kuba Yesu It yazuka is akava mu victory gituro, over all powers of darkness ahubwo yari atsinze ibiremwa byose by'umwijima n'imbaraga za and temptation that Satan has ever devised. ndetse buri kujijinganya, buri moshya yose Satani yajyaga atama abantu, Leaves in Yesu yari abitsinze. In Christ, the power of the serpent is broken. Imbaraga za ya nzoka zari Jesus' zitsinzwe, followers are no longer bound by sin. They imbaraga
are given the gift Christ, the power of the serpent is broken. Jesus' followers are no longer owned by sin. They are gift of the Holy Spirit, umwuka wera cyangwa se roho mutagatifu aravuga ati powers ntago ngiye gutyo gusa ntago mbasize mwenyine basige umwuka wera cyangwa se mbasige roho mutagatifu over evil. This means of Eden is reversed. Ibi byagaragaraga neza ko wa muvumo while Adam and Eve brought wo muri Edeni wari umaze kuva sin into the world, nuko Adamu na Eva bari barazanye icyaha mu isi. The second Adam restored our relationship with God. aje kongera kutwunga n'Imana. Twe buriya kireje ntago twe twari tukira abantu bakabe bajya no mu maso y'Imana ngo tunavuge ngo nta nubwo twari tubyemerewe, ariko Yesu akimara gupfa yabaye nk'uciye umugozi w'urwango wari usigaye uri hagati y'Imana n'abantu. Abantu avuze ati noneho mwese nimwongere mugaruke mu maso y'Imana, ibintu byose ndabitsinze, intambara zose nsa nkaho nzibarangirije. Niko byari bimeze, making it possible for humanity to be reconciled to our Creator. Romans byatumye abantu batangira kongera kwiyunga n'Imana. 19 explains it perfectly. Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. Cyagombaga no kuvanwamo n'umuntu umwe kandi kikavanwamo n'umuntu umwe kugira ngo abikorera abantu bose rusange muri rusange. Through Jesus, we are promised a future that muri Yesu rero basezeranyijwe ubuzima bw'ahazaza, the paradise of Eden, ndetse dusezeranwa n'ubu no kuzasubira mu busitani bwa Edeni, new heaven and a new ariko bukaza nk'isi nshya ndetse n'ijuru rishya. No more hazaba hatakiba urupfu, death, pain, nta buribwe, or separation from God. ndetse nta no kongera gutandukana n'Imana. Ibyo byanditswe mu byaje chapter 21 umutwe wa 21 verse 4 gives us a glimpse of this restored creation. bitugaragariza yuko abantu nyine bari bongeye bagarutse mu maso y'Imana. Every tear from their eyes. ndetse harananditse ngo azahanagura amarira mu maso yanyu. There will be no more death or mourning or crying cyangwa se kurira cyangwa kuboroga cyangwa se uburibwe, for the old order of things has passed away. This is the ultimate victory foreshadowed in Genesis. A world made new, where the serpent's curse is no more, and God's people are once again in perfect harmony with their Creator. Of the serpent in Eden is not just the story of humanity's fall. It is the story of redemption. From the very beginning, God had a plan to rescue His creation. And as a symbol of that rescue, a symbol of God's unrelenting love and His desire to bring His children into His arms. Through Christ's sacrifice, the Son's defeat is complete, and humanity's hope is restored. mukoreshe ya comment ibintu byose kugira ngo iyi content ndetse n'izindi nkayo tujye tuzibanamo amahoro akantu ku kandi umunsi ku munsi. Iyi YouTube channel ni yanyu, ndagira ngo tuyibaneho igihe kinini noneho naje mukore subscribe, ibintu byose tugiye kujya tubigendanamo, sibyo? Ciao.